reka kwifurize amahoro y'Imana ndetse n'ineza y'Imana ikubeho aho uri hose. Ndizera yuko umeze neza, kandi niba utanameze neza reka nkubwire ngo uko bwije nuko bukeye Yesu ajya hindura ibintu bishyashya. Muri rimwe aravuga ngo ndema bundi bushyashya mwami. Reka mbwira Imana yongere ikureme bundi bushyashya aho umeze nabi, aho ubona byanze, Imana yongere ikureme bundi bushyashya. Impamvu ni iyi: aha muri iyi si, muri ubu buzima tubayemo, hari igihe duhura n'intambara n'ibintu bigoye, kenshi na kenshi bikadusubiza inyuma, tukababara, tukababazwa. Ariko muririmbyi yararimbye neza avuga ngo ndema bundi bushya. Rero kuba yakurema bundi bushyashya, yagusubizamo ibyiringiro, yagusubizamo amahoro. Aho utameze neza Imana yabikora, ibyo turabizi. Imana yacu ni inyembaraga. Rero ndagusuhukije cyane rero wowe usanzwe ukurikira Zaburi nkunda, uri ku migabane itandukanye hirya no hino, ariko kandi nabo dusobanurira inzozi, namwe turabashuhuje cyane. Inshuti zigiye zitandukanye, abanzi ndetse n'abatanzi, mwese bifurije umugisha w'Imana aha kuri Zaburi nkunda. Reka nkubwire ngo kuba wadushyigikira ugakanda subscribe ndetse na like, ibyo ni ingenzi, kuko ubu dufashije ivugabutumwa. Imana iguha umugisha. Rero ngiriwe ubuntu bwo kugira ngo ngaruke kuri Zaburi nkunda, kandi ni iby'agaciro gakomeye cyane. Buriya nubona urimo uhumeka, ukabona urimo uragenda, ukabona biremeye, ugatambuka ukabona biremeye, ibyo ni iby'imbaraga Imana iba yakoze. Rero ijambo ry'Imana avuga ngo muhumurize abababaye, ngo kandi mubahumurize, mubabwire ibyururutsa imitima. Ari abantu benshi bababaye muri buno buzima, hari abantu benshi bahuye n'ihungabana mu buzima bukomeye. Buriya ushobora kurwara, ukarwara indwara ikomeye ikakugeza kure, ikaguhungabanya mu buzima, ariko amaboko y'Imana aracyahari, amaboko y'Imana aracyakomeye. Imana yigeze ibwira Abisiraheli avuga ngo nzabakura mu gihugu, mbajyane mu gihugu cya Kanani. Haleluya, haleluya. Nuvuga ngo isezerano ry'Imana nubwo ryatinda ariko rigeraho rigasohora. Bari bamaze imyaka myinshi muri Egiputa bababazwa, bafite ibibazo bikomeye cyane muri Egiputa, ariko Imana ibagirira ibambe ku munota wa nyuma. Bari bafite isezerano, irabambutsa, ibambutsa igihugu cya Kanani, ibambutsa muri Kanani. Kugira ngo umuntu agere Kanani hari ibintu agomba gucamo. Kugira ngo umuntu agere Kanani hari ibiko ahantu aba yaciye, hari imisozi, hari imikuku aba yasimbutse kugira ngo umuntu agere Kanani. Nubwo Imana yari yababwiye ngo nzabageze i Kanani, bambutse bagezeyo, bari bafite isezerano. Ariko mu yandi magambo, kugira ngo Imana ikugeze i Kanani hari ahantu ugomba guca. Rero kugira ngo Imana igusubize cyangwa se Imana ikugirire neza, hari ahantu ugomba guca. Rero nandagira ngo mubwire ngo muri uyu munsi cyangwa se muri uyu munota, ushobora kuba hari ibibazo ufite, hari ibintu bikugoye, hari ibintu uhanganye nabyo. Ariko ibyo bintu uhanganye nabyo, numara guhangana nabyo, aho ngaho harimo igisubizo, aho harimo gutabarwa kw'Imana. Mu yandi magambo, iyo umajije guhangana nabyo, ubu umuntu udasanzwe mu gihe kidasanzwe. Sinzi niba ubyumvishe. Guhangana n'ibigeragezo, guhangana n'intambara, guhangana n'ibintu bigoye, iyo urangije guhangana nabyo, ubu umuntu udasanzwe, mbese umuntu udasanzwe imbere y'Imana. Sinzi niba urimo kunyumva neza. Iyo Imana yakubwiye ngo izakugirira neza, iyo Imana yakubwiye ngo izakwambika, iyo Imana yakubwiye ngo izaguha akazi keza, mu yandi magambo hari ikosi ubanza kunyuramo, cyangwa se hari ahantu ubanza kunyura, cyangwa se mu ruganda kugira ngo ubanze gucamo. Haleluya. Kuko Imana iyambutsa Abisiraheli, cyangwa se
ibabwira ko izabagirira neza. Ntabwo yigeze ibabwira yuko muri kugira ngo bagere i Kanani bazahura na biriya bibazo, bazahura na n'iriya misozi. Ibyo byose ntabwo Imana yigeze ibabwira, ahubwo gusa yarabwiye ati ngewe nzabakura muri Egiputa mbajyane i Kanani. Rero ni ukuvuga ngo kugira ngo umuntu agere ku gisubizo cyangwa se kugira ngo agere i Kanani, aho hantu haba harimo ikintu gikomeye cyane. Ikintu nanje kukwibutsa mwene data, kugira ngo ugere ku cyo Imana yavuganye nawe, kugira ngo ugere ku mugambi Imana yavuganye nawe, hari ahantu ugomba guca, hari ikosa ugomba gucamo. Rero ikintu nanje kukwibutsa, iryo kosa urimo uyu munsi wa none, hari ikibazo urimo uyu munsi wa none kigoye, hari intambara uyu munsi urimo zigoye, hari ibibazo uyu munsi urimo gucamo bigoye, hari uburwayi umaranye igihe urimo gucamo bugoye, byanze byananiranye nawe ubwawe. Ariko ubwo burwayi umaranye iminsi birashoboka kuba ikiraro cyo kugira ngo Imana ikugirire neza. Ahantu urimo guca uyu munsi cyangwa se ubushomeri urimo kunyuramo, ubwo bushomeri bushobora kuba ikiraro cyo kugira ngo Imana ikugirire neza, bitewe n'ikijambo ry'Imana ngo nzabishimisha ibyishimo bingana cyangwa se birenze igihe mwababajwe. Rero hari ukubabazwa wababajwe, hari ibintu waciyemo birakugora, ariko ijambo ry'Imana ngo nzabishimisha. Haleluya, nzabishimisha igihe cyangwa se kurenza igihe mwababarijwe. Rero ari ukubabazwa, uku kubabazwa kwawe ndagira ngo ubwenge uku kubabazwa ntago ari uko kukwica, ahubwo ni ukugira ngo umugambi w'Imana ugire gute uhabwe icyubahiro. Twagiye tubona ubuhamya bw'abantu benshi, twagiye tubona abantu Imana yagiye igirira neza, twagiye tubona abantu Imana yagiye iha amazu, twagiye tubona abantu Imana yagiye ikiza uburwayi, twagiye tubona abantu Imana yagiye urubyaro. Ni ukuvuga ngo ariko iyo turebye tukavumva n'ubuhamya bwabo, twumva baraciye ahantu henshi cyangwa se twumva baraciye ahantu hababaje, ariko muri urwo rugamba baciyemo cyangwa se no muri icyo gikombe, nyuma yaho Imana yarabashubije ibasubiza neza. Rero niko kuvuga ngo ijambo ry'Imana bavuga ngo duhumurize iki abababaye. Ese ubabaye gute? Ese kubabazwa kwawe kugeze ku rugero rungana iki? Ese uburyo ubabaye bigeze mu rugero rungana iki? Nje kukubwira ngo nubwo bikomeye, nubwo imbaraga zose kuri wowe zarangira, nubwo ibintu byakwanga, nubwo ibintu byagucanga, imbere y'Imana ntago bijya bicanga. Bitewe n'iki? Imbaraga z'Imana ziri hejuru twebwe ibyo dutekereza, imbaraga z'Imana ziri hejuru ibyo twebwe twibaza mu buzima, imbaraga z'Imana ziri hejuru ibyo twebwe dutekereza. Hari igihe abantu batekereza ngo ugatekereza ikibazo cyawe, ariko Imana yo ntago ibitekereza gutya. Kumva ngo ikibazo cyawe cyabaye kirekire cyangwa se ikibazo cyawe cyagoye, oya, reka nkubwire uko byagenda kose imbere y'Imana cyangwa se imbere y'imbaraga z'Imana, icyo ngicyo imbere y'Imana ni nk'ubufindo. Umuririmbyi yaririmbye avuga ngo imbere y'Imana ni iki? Ni nk'ubufindo. Rero ikibazo cyawe imbere y'Imana kiroroshye cyane kugira ngo Imana ibe yakugirira neza. Muri Zaburi 71 avuze ngo kiravuze ngo Uwiteka ni wowe munyiyeho sinzakorwa n'isoni. Haleluya. Umurongo wa mbere muri Zaburi haravuze ngo 71 avuze ngo Uwiteka ni wowe munyiyeho sinzakorwa n'isoni. Bishatse kuvuga iki mpamvu rino jambo nizanye cyangwa se ngiye kuri kubwira? Bivuze iki? Biravuze ngo umuntu ari igihe ahungira ku bantu ariko ku munota wa nyuma agakorwa n'isoni. Hari igihe umuntu ahungira mu miryango ariko ku munota wa nyuma agakorwa n'isoni. Hari igihe umuntu yizera abadogiteri akabizera ko kuba ari abaganga, nabo ni byiza, umuntu hari igihe abizera, ariko imbaraga z'Imana nizo umuntu aba agomba kwizera kurenzeho. Impamvu ni iyihe? Ndagira ngo ubwire ngo muri iri jambo mubwire ngo kwizera imbaraga z'Imana, kwizera imbaraga z'Imana ntabwo zizigera ukorwa n'isoni. Kwizera imbaraga z'Imana bizagufasha kunesha. Kwizera imbaraga z'Imana bizagufasha kurwana n'imigozi ikuboshye ku buzima bwawe. Rero mu buzima bwa muntu hari imigozi iboha umuntu, mu buzima bwa muntu hari imigozi ifata umuntu ikamuboha, ariko mu mbaraga z'Imana, mu bubasha bw'Imana, aho ngaho niho Imana ikorera. Imigozi rero yakuboshye, ibintu byakugoye, intambara zanze kurangira mu buzima bwawe, aho ngaho niho Imana ikorera. Reka mutangarize inshuti yanjye,
Imana irakubwiye ngo muri iri jambo irakubwiye ngo aho kwiringira abantu, ndakubwiye ngo aho kwiringira abantu wakwiringira Imana, kuko ntabwo uzigera ukorwa n'isoni. Bitewe n'iki? Abantu benshi bajya biringira abantu ariko bakabakuza isoni ku munota wanyu. Ushobora kwiringira anko wawe ari uzagutabara, ari uzaguha amafaranga, ari uzakurihira amashuri, ariko ku munota wanyuma akakureka. Ushobora kwiringira mama wawe ari we wakubyaye, ariko ku munota wanyuma akakwihankana, akakwanga, ariko ngo ijambo riravuze ngo twiringire Uwiteka Imana kuko nta kosoni tuzakorwa nayo. Kubera iki? Twiringiye Imana ifite amafaranga, twiringiye Imana ifite amadovize, twiringiye Imana ifite ububasha bwose mu biganza byayo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo yapfundura igipfunsi ihaza abantu, ihaza imiryango igihumbi. Imbaraga z'Imana zibasha gukora twebwe ibyo tugira gute dutekereza. Ndizera umeze neza. Aha hantu imbaraga z'Imana zizakora, kandi aho ubwenge bwawe bwarangiriye, aho ibintu byawe ubona ko byanze, aho ngaho imbaraga z'Imana nizo zikora. Birashoboka kuba udahagaze neza mu buzima, birashoboka kuba ubona ibintu byacitse byanze, ariko aho hantu hari imbaraga z'Imana zitajya zinanirwa. Imbaraga z'Imana nizo duhungiraho, imbaraga z'Imana nizo zikomeye, imbaraga z'Imana nizo kwizerwa. Ku murongo waho muri Zaburi haravuze ngo kubwo gukiranuka kwawe unkize, untabare, unege ugutwi unkize. Aha hantu imbaraga z'Imana cyangwa se Imana niyo yagutega amatwi. Imiryango yanze, Imana niyo yagutega amatwi. Aho ibintu bikomeye byanze, Imana niyo yagutega amatwi. Kandi ijambo ry'Imana rigeze kumbwira yambwira ngo twizere Imana idapfa. Kwizera Imana idapfa, Imana izakurwanirira. Kwizera Imana idapfa, Imana izagukora ibitangaza, izagukiza, izakurwanira mu buryo bwose bushoboka. Nubwo bikomeye ariko nagira ngo utangarize imbaraga z'Imana zirahari kandi Imana turayizeye. Reka gutinya, reka guhungabana, imbaraga z'Imana zirahari. Iyo twizeye ni inyamaboko, Imana twizeye ni inyamaboko. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo mu gicuku cya nijoro, mu gicuku cya nijoro ngo imbaraga z'Imana ngo ziritamurura mu gicuku cya nijoro. Aho Abisiraheli babonaga ibintu byanze, aho Abisiraheli babonaga Farawo wabamereye nabi abari inyuma, ijambo ry'Imana cyangwa se rirambwira ngo Abisiraheli ngo bararebaga bakareba imbere, bakareba ari inyanja, bareba imbere, bareba inyuma, bagasanga Farawo abamereye nabi, ngo Farawo abatuze n'amagare. Bareba ku ruhande bakabona imisozi, bakareba ibintu biranga. Mbese muri make nta hantu bari bafite ho gucikira, nta hantu bari bafite ho kurigitira. Ariko nyuma y'ibyo ngibyo, nyuma y'ibyo ngibyo ngo mu ijoro Imana iritamurura, ikora ibikomeye mu nkingi y'igicu. Haleluya! Birashoboka kuba ko hari ibintu byanze ku buzima bwawe, birashoboka kuba hari ibintu bikomeye ku buzima bwawe, ariko ndasaba Imana kugira ngo yitamurure mu nkingi y'igicu, kurwanirire aho ubona byanze. Ndasaba Imana kurwanirira aho ubona bikomeye, ndasaba Imana kurwanirira aho ibintu bikomeye ku buzima bwawe. Imana icecekeshe ibyakurwanyaga ku buzima bwawe nubwo ubona bikomeye, ariko imbaraga z'Imana ziracyahari, imbaraga zakoze cyagiye ziracyahari, imbaraga yakugiriye neza cyagiye ubyara iracyahari, imbaraga yakugiriye neza cyagiye mu bitaro iracyahari. Iyo Mana nirigikora, Imana yatumye uvuka, Imana yatumye ubaho, Imana yatumye ugera aya masaha ukiriho, iyo Mana nikiri ku buzima bwawe. Iyo Mana wigirira icyizere, igirira icyizere, wongere uyiteho. Nubwo intambara zaza, gerageza wongere ugirire Imana icyizere, gerageza usuzugura ikibazo, gerageza usuzugura ibigeragezo. Gusuzugura ibigeragezo uzatabarirwamo, gusuzugura ibibazo uzabitabarirwamo,
twabonye abagabo Saduraka na Meshaki na Abedenego basuzuguye itanura, gusuzugura itanura batabariwe mu itanura, ariko bari barisuzuguye. Biragusaba kugira ngo usuzugure ibibazo ufite, biragusaba kugira ngo usuzugure ibibazo by'ubushomeri, biragusaba kugira ngo usuzugure ibibazo by'amadeni, biragusaba kugira ngo usuzugure ibibazo by'uburwayi. Uwo burwayi ufite ntago ari bwo kukwica. Saduraka na Meshaki na Abedenego bacanye itanura bararyenyegeza, baryenyegeza imbere yabo, babona ibintu birakomeye, ariko imbaraga z'Imana zari zihari, bo babonaga ari ibintu bisanzwe. Haleluya, haleluya. Nukuri reka ngutangarize, gusuzugura imbaraga zikurwanya, gusuzugura imbaraga z'ubusomeri, gusuzugura imbaraga z'abarozi, gusuzugura imbaraga z'abapfumu, aho niho Imana izakorera, aho niho Imana izitamururira, aho niho Imana izarwanira. Reka ngutangarize nshuti yanjye, fata iya mbere ubisuzugura, fata iya mbere usuzugura ibigirwamana, fata iya mbere usuzugura indwara zagufasheho ijambo, fata iya mbere, fata iya mbere. Saduraka na Meshaki na Abedenego bacanye itanura, bararicana bararyenyegeza, ngo baryenyegeza inshuro 7. Ariko reka ngutangarize ngo aba basore batatu basuzuguye itanura, bararisuzugura kubera iki? Nuko bari bizeye imbaraga z'Imana, bari bizeye ukuboko kw'Imana. Icyambere nuko wasuzugura ibikugoye, cyambere nuko wasuzugura intambara zigufashe, cyambere nuko wasuzugura ibyo byose. Gusuzugura ibyo byose Imana igihakorera, gusuzugura ibyo byose Imana igitabara. Iyo usuzuguye ibyo byose Imana irakora. Hari ibintu byagufasheho ijambo, ariko nubwo byagufasheho ijambo biragusaba kubisuzugura, ugafata umwanzuro ukizera imbaraga z'Imana. Nawe wigeze wizera imbaraga z'Imana ngo asuzugurwe? Oya, nawe wigeze wizera imbaraga z'Imana ngo abure icyo kurya? Uko byagenda gute, reka ngutangarize nshuti yanjye, hari abantu bizeye Imana. Mu kwizera Imana, Imana igikora. Mu kwizera Imana, Imana ifata umwanzuro ikamanuka. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Ku musozi Karumeli uwo bitwaga Eliya yafashe umwanzuro. Haleluya, haleluya. Afata umwanzuro. Imana ishimwe cyane. Asuzugura ibigirwamana, asuzugura abahanuzi ba Bayali. Imana ireba ishyaka n'umutima yari afite mu buryo bwe, yari afite mu mutima we. Imana iramanuka, iramanuka. Imana urumuriro irawucana rwose, nta kibirite kirimo. Aho hana imbaraga z'Imana zarahagaragariye. Reka ngutangarize nshuti yanjye, gusuzugura ibikurwanya ku buzima bwawe, imbaraga z'Imana zizamanuka. Gusuzugura ibigukomereye ku buzima bwawe, imbaraga z'Imana zizakora. Reka nkubwire nshuti yanjye, imbere y'Imana uri umuntu udasanzwe. Nubwo urimo guca mu bigeragezo, nubwo waciye mu bintu bigoye, ariko ibyo bigaragaza kuzaba umuntu udasanzwe imbere y'Imana. Nubwo waciye mu bigoye, ibyo bigaragaza yuko uzaba umuntu udasanzwe imbere y'Imana. Reka ngutangarize nshuti yanjye, umuntu witwaga Dawidi yaciye mu bintu bikomeye, ariko Imana ikamurwanirira. Reka ngutangarize ngo Dawidi yaciye mu bintu bigoye, ariko Imana yamugabishe Goliyati ku munota wa nyuma. Imana yagiye imugabisa uburyo bwose, mugabisa n'ubwami. Reka ngutangarize, ahantu ubona wasuzuguwe, ahantu ubona ufite ibibazo, ahantu ubona bikomeye, ahangaha ni Imana izakugirira umuntu udasanzwe. Uzarya abandi babuze ibyo kurya, uzambara abandi babuze ibyo kwambara, uzagaburirwa abandi babuze ibyo kugaburirwa, kuko wafashe umwanzuro wo gusuzugura ibyo byose bikugoye. Ndizera yuko wumvishe ijambo. Cyo nakubwira cyo ni kimwe, nuko abizeye Imana ko byagenda kose azagirirwa neza n'Imana. Nta muntu n'umwe nigeze mbona wizeye Imana ngo abure gutabarwa n'Imana, nubwo byagenda gute. Ariko uko niyo ahura n'ibibazo bimeze gute, ariko umuntu wizeye Imana ku munota wa nyuma aratabarwa. Turabafite abantu bagiye batabarwa n'Imana. Igihugu cyose waba urimo Imana yiteguye kukutabara, igihugu cyose waba urimo Imana yiteguye kukugirira neza. Kandi Imana izakurwanira, kandi Imana izakoresha uburyo bwose ikurengere, kuko Imana yacu niyo kwizerwa. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Haleluya, haleluya. Gusenga kwawe kwarumvishwe, maganya yawe wagize cyangwa se umubabaro wagize ku buryo bwo kwizera Imana. Reka ngutangarize, ku buryo bwo kwizera Imana. Ukwizera Imana, iyo wizeye Imana ifata iramanuka igakora ibidasanzwe ku buzima bwawe. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Ndizera yuko kuri uyu munsi fasha umwanzuro wo gusuzugura ibyakurwanyaga, cyangwa se ibyakurwanyaga, cyangwa se ibintu byawe wabonaga ku buzima bwawe bigoye, ku buzima bwawe.
izera Imana kugira ngo izera Imana kugira ngo ibyagufasheho ijambo bikorwe n'isoni. Iyo wizeye Imana ibyagufasheho ijambo bikorwa n'isoni. Iyo wizeye Imana abarozi bakurogaga bakorwa n'isoni. Iyo wizeye Imana ibyakuvugaga nabi bikorwa n'isoni. Iyo wizeye Imana abakubeshyeraga bakorwa n'isoni. Kwizera Imana byonyine nibyo bizagukingurira inzira yawe. Kwizera Imana byonyine nibyo bizagukingurira umugisha wawe. Kwizera Imana byonyine nibyo bizakurwanira bikagukura aho wari uri bikakugeza ahandi. Nubwo bimeze gutyo ariko hari itara ryo gutabarwa imbere yawe. Hari inyenyeri yo kugira ngo utabarwe nubwo wacaga mu bintu bikomeye. Aho ariko aho ngaho hari imbaraga z'Imana. Imana iguha umugisha kandi Imana ikugirire neza. Icyo nakwibutsa nuko badushyigikira ibiganiro byacu ukajya ubisharinga ugakora subscribe ndetse na like. Ibyo byose birakenewe kugira ngo udufashe ivuga butumwa. Imana iguha umugisha kandi Imana ikugirire neza muri byose. Ndizera yuko Imana y'amahoro iguhaye amahoro kuko Imana twasenze ndetse n'Imana twakurikiye si Imana yabayaye. Imana ibagire neza kandi Imana ibahe umugisha. Ushaka kuba watuvugisha cyangwa se ushaka kuba waduhamagara, nomero yacu ni 0788598426. Reka nyisubiremo, ni 0788598426. Imana y'amahoro iguha umugisha, Imana y'amahoro ikugire neza. Shalom, 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 shalom.